Mwiza witonda utazaguca inyuma utazaguha urushyi wowe umushaka urinde. Hari ingo ziri gusenyuka zubakishijwe ibishangara, amashara, imbingo n'ibibonobono. None rero mbabwire mwiza kuduhindaho mwirwa ngo abantu ngo barashenye bashenye ubundi barubatse. Umukobwa ugukosoma mutarabana agashaka ko ego agashaka yuko umugurira korogate ukaza no kumwoza amenyo. Iyo nyatsi nutayitondera azakwatsa nta n'ikintu uzatunga. Reka nkubwire ikindi tujye tuvugisha ukuri. Gukora divorce ni icyaha, ariko iyo bigeze imbere y'Imana ujya kurahira ngo tuzatandukanwa n'urupfu ujye ubanza ugaragura ururimi karindwi. Iri jambo mwararikinishije, iri jambo murarikinisha, umuntu wese aragenda akabunguka iriya nemeye kuzabana nawe tuzatandukanwa n'urupfu. Iri jambo murahirira imbere y'Imana rizabakora. Tubana nzakugira gutya, nitubana nzakubera mama, mwana agerayo ntakubere na mukaso. Nitubana nzakubera papa, mwana agerayo ntabe na so wanyu. Impamvu mbwira abantu ngo bitondere indahiro nuko ngo ndahiriye ngo nemeye nta gahato. Gahato wowe kubwawe byishakiye tu. Ubu ngiye ngira Imana sinigeze ndahira. Ego turatugamba mbona ko kamanika nyine saka ntago narahiye shakara kabako ntago narahiye ngewe ewe nitinye irandahiro. Niyo mpamvu bona dore nagumiwe irandahiro yanteye ubwoba. Hararara urushyi nariye nararwumvise ubugome bw'abagabo ndabuzi ngende ndahire bwa reka data nandikize. Nta abakobwa uri icyucyo cyangwa umukobwa ariko n'abamama bubu basa nawe. Hi guys, hi everyone. Kanisere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. It's your girl Princess Diana nk'ibisanzwe. Hanyuma rero uyu munsi muri kubona ndi kumwe nanone na mama CHARLENE. Namusuye first of all umva mama CHARLENE abahantu heza. Nabyo ndabivuga. Burya iyo ikintu ari cyiza tujye tukivuga. Sibyo? Tujye tukivuga rwose. Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza. Ya rero tujye tumuvuga. Nanjye niyo mpamvu ndi hano kugira ngo tumuvuge. Ariko hari n'ibindi turavuga urabizano twasoreje. Ntago mpibuka ari kuranyibutsa ntacyo. Yanda kwibutsa. Hanyuma mama CHARLENE ikaze nanone. Murakoze ndabashimiye. Umeze ute? Ndashimiye kandi ndashimira Imana. Yego. Wambaye neza. Murakoze cyane. Rero nanone ni mama CHARLENE tujye kuganira. Murabiza avuga ibintu by'ubwenge. Twagira ku Mana ho ni mwa. Mana se yagutuza hano nkaho ukayivuga nabi waba uri ikigwari to. Ukayivuga nabi oya nukuri. Gusa akabazo kamatsiko. Iyi nzu yose nabonye yose muyibamo. Tuyibamo simfite abana batanu n'umukozi. Hano hasi no hejuru ku bantu mutari mubizi mama CHARLENE bamukageretse bebe. Mukageretse. Ko baza kunca umutwe kuroga none babandi ariko baragiye. Navuze ngo nagwa gushobora. Ntago abagome Satani se Satani iyo bapfuye arabwagura burya. Satani arabwagura. Ariko Imana ifite amaboko. Yego. Mama CHARLENE kuki twakoze kira kiganiro wari kuvuga ukuntu nyine abarozi bashobora wenda kuba bagera ku bana bawe ariko we batakugeraho. Abantu rero kuri TikTok ndagenda mvuga comment kuri TikTok bagiye bavuga. Oya ni ibibazo bimwe namwe bagiye babaza. Hanyuma wowe urumva nyine nimero zanjye ko zibaho kuki bata. Urumva iyo babonye aka video uba kuri TikTok ese ntayo mbaho. Ntagore. Mbaho hari abana nge nibo ibiganiro byanjye barabijyana. Ariko nge sinjya mbibonera umwanya. Njya kuri TikTok rero nawe utwike. Ntabwo ibyo
mbishoboye mbifite n'umwanya najyaho ko nta mwanya afite ariko tu video twanye nabwiye abana ngo bajye badushyiraho twivuga butumwa buriya rero iyo bashyizeho tu video hari ukuntu umuntu agira amatsiko akahita ajya kuri YouTube akahita ajya kureba cya kiganiro yego ni byiza ntacyo haba hatwaye iyo ugiye ufite ibikujyanye narwo n'urundi rubuga rugufasha kwamamaza ibyo ukora yego rero hari umugore umwe urumva yaravuze ngo arakuzi neza urumva ngo uyu mugore ngo ndamuzi neza ngo biki n'ibikinga aravuga ngo nubwo ariho duhereye ariko nta kibazo ngo aravuga ngo umugabo ngo yaramunaniye ngo ibiki n'ibiki ngo yari yarazengereje umugabo ngo ndamuzi neza avuga ko mwari munaturanye ndavuga what ndavuga Charlene uri kumubeshyera umuzi gute ati ibyo mvuga ndabizi urumva nyine bandika comment nanjye nkabaza nkasubiza Charlene ibyo bintu uwo muntu wenda reka tumuhereho uwo muntu wamubwira iki ngiye kukubwira n'ukuri nta muntu ufitiye igisubizo uza kuvuguriza ibyo navuze ntago mfitiye umwanya abantu nk'abo n'ukuri umuntu mbaza ngo abana bakize gute niwe mfitiye umwanya umuntu mbaza ngo urera batanu gute wenyine udafite umugabo niwe mfitiye umwanya pe umuntu mbaza ngo nakizwa gute nanjye nkagera ku rwego rwawe niwe mfitiye umwanya ibindi nta mwanya nta nubwo mpari ubivuga sinanabyumvise maze ubwo ngubwo bivuze ngo uwo mugore wenda niba abandi bashaka gusebya abantu batanaba afite akazi ariho yego nawe hubwe ibyo ashaka kuvuga nimba ari ubutumwa azakwaka ikiganiro azabimbwire neza abivuge neza nkuko nabisobanuye numva ari ibyo tukire ku kiganiro cy'ubushize aho twagarutse aho twasoreje twasoreje ahantu turi kuvuga ku bantu uri kuvuga ukuntu hari abantu baba mu ngo bazibamo batazi nyine nta byishimo ntaki hari abantu basenya batari barubatse urakibuka ko kantu ahubwo wowe ibyo ujye umbaza ibintu nk'ibi urambwira uti tuzangire dukore tuvuga kuri divorce ku ma divorce uri subyibuka yego noneho rero dashaka ko aho hantu tuhacumbukurira ese mama Charlene ko avuze ngo umuntu ashobora hari abantu bubaka bagasenya batarubatse bitubwireho birambo abantu basenya batarubatse hubwo ariko hari n'abasenya barubatse yego buriya nitubona abantu ngo umuntu ngo yamaze ngo amezi 6 ngo akora divorce ngo uzikuriya ngo maze imyaka 3 nguriya ngo batandukanye twite none njya ruwamamaga ejo bana we yarambwiye ngo ni umugeni ngo ariko yahise atandukana n'umugabo we mu gihe kingana gute n'amezi 6 ntago arimo noneho arambwira ati umugabo wanjye n'umukozi w'Imana n'ubu ararikorera acyari mu murimo hanyuma mureke mbabwire ibi bintu buri uko ngenda mbibamo senga nganira n'abantu ngenda Imana imubundi bwenge n'izindi nama kuko ngembereyeho abantu kandi ngomba kuba umuntu uri tayari ku buryo ikibazo cyose umuntu ambajije muri iyi nzira ijya mu ijuru mbigenze gute ngomba kumugirira igisubizo kidaturutse ku marangamutima yanjye kidaturutse n'aho isi igeze kuko aho isi igeze ntabwo ariho hagomba kudukoresha amabi nababwiye ko hari abantu bashenye barubatse yego mbabwira ko hari n'abandi bashenye batarigeze bubaka kandi Imana idutumye gukora amabarura kubarura abantu bafite ingo bubakiwe n'Imana cyangwa se ingo biyubakiye ntabwo twabimenye bishatse kuvuga ngo akazi ko gutuka gusesereza no gusebya abantu bashenye nashaka bamaze ukwezi kumwe atandukane n'umugabo icecekere uramushyigikiye oya ntago mushyigikiye ariko sinanamushenye uzi impamvu namushenye nuko naza amateka y'icyatumye ashaka n'uburyo yagiyemo cyangwa icyatumye anasenya cyangwa icyatumye oya simbizi nimba yarubakishije ibishara sibyo nimba warubakishije ibishogoshogo by'ibishyimbo nimba warubakishije urubingo cyangwa igikenyeri cy'ikigori bakita ikigorigori
igiti cy'ikigori n'igiti cy'ishaka ntabwo bikomera kimwe. Ngiye kukubwira ikintu kimwe. Ubu hari ikintu bita gusenyuka. Uhamagarwa n'umuntu kumva narashenye n'undi narashenye Imana none usige mvuga Imana we. Noneho nkanjye nge naramabuye kuko ngewe nibura rwanahirimye mbyayemo 5. Sibyo? Shanyamana nara. Warage naho naramabuye 5. Hari ukubwira ati maze amezi 6 none ndapfuye. Undi akakubwira ati ngewe rwasenyutse tukiri abageni uti noneho ndagowe. Ariko hari ibintu ushaka ko abantu bitondera. Mwigira ubwoba bw'isenyuka ry'ingo kuko biri kubakwa niko biri gusenyuka. Nk'ubu hari ibintu nirebera. Umuntu akihandagaza akanyandikira ati ndashaka umbera umugore b'amasharire. Sibyo? Agahita yohereza inzu afite. Unyumvire? Agahita yohereza akazi aho akora. Agahita yohereza imitungo ye. Akakwereka ukuntu azagutungana n'abana 5. Akakubwira n'amafaranga ahembwa. Mw'abantu tuvugisha ukuri. Ubonye mama Charlene kuri YouTube. Nta nubwo ari guciryera ngo akubone. Noneho ntimurana chatinga n'iminsi 3. Uti mama Charlene mbera umugore. Uyu nguyu mama Charlene ubwiye ngo akubera umugore uramuzi. Yereka mbari nge witaha ngahurugero. Ubizi ute nimba ibyo mvugira hano kuri kamera atari ibyo ntahira. Ubizi ute nimba ngo nubaka ntazubakishije umunwa. Reka mbari nge witanga urugero muzagwa handi. Yego. Ese nanjye umuntu aranyeretse ati mfite inzu iyi niyi. Akazi kanjye mpembwaya. Sibyo? Nizaha ndangiriza. Hanyuma nanjye ndarerembuye. Avuze ati ni umugabo. Imana yari yarabimbwiye. Ntangire nishyirehe mu myanya. Cyane. Uyu mugabo ukweretse amazu. Akakwereka amamodoka. Akakwereka imishahara. Wowe ugiye kumwemera ushingiye kuki? Reka zihirime ntago zubatswe. Ngewe ibintu none ndi kwibonera muri iyi minsi. Umuntu wese araza ati ndashaka umbere umugore. Bwacya najya muri message nkasanga undi yaje ati mama Charlene ndabona wambera umugore. Kandi bose bakaza bikweduye. Harimo n'abasore b'impinja. Bangana n'uri uri kuri kamera. Noneho nge hari n'uwo nabwejo bundi ntariko nkabona ingo zanyu zihirima. Nk'ubu koko nk'ibyo uri kumbwira. Ese kutamenya igisubizo mama Charlene bwacya ko nta gisubizo uri kuma. Umuntu sinzi wari we. Isura ye ntayo nzi. Siturahura. Vuga ngo ni murana ndikirana na rimwe. Hanyuma uburyo bundi bijya guhirima ibi bintu muri kubaka. Ibi bintu muvuga ngo byasenye. Ngenda ndashaka kubanza kubwira abantu ngo bamenye ko ibintu biri guhirima bitewe n'ibyo byubakishijwe hanini. Noneho shitani nawe twirirwa tumubeshyera dore ko nta nahantu yajya kurega yaba yarafite aho arega ari kuzajya kuturega ibintu byose abadayimoni bateye ingo. Ngewe mbona hanini si abadayimoni gusa ahubwo harimo n'irambagizwa ry'ubu. Hari ibintu mbona noneho nanjye nkiheraho ibyo mbona nkavuga ni nk'uyu nguyu urabona atazarigusha. Uko ari kwiruka afata yarebye isura yarebye amagambo akuvamo tuye umuntu yambera umugore. Umuntu murahurira muri kwasiteri ukamurambagiza. Mwahurira mu kazi bitewe n'ikimero nuko areba utiyambera umugore. Ubu koko uzatoragura ibandi aho wasohokeye ku mucanga. Uhabona umukobwa wenda yitonze yimunyamunya. Nta musore bari kumwe. Yibereye muri chat yisohokanye. Sibyo? Ubwo utari ko umukobwa ni umwarisha. Atwari inkuba agira ngo ni inkoko. Ahantu bari gukura abagore rero honyine. Ahantu bari gukura abagore ntago ari aho kuva abagore. Uburyo irambagizwa riri hubu riteye ubwoba.
uburyo abantu nabo ari umuntu bari guhitamo abo bazabana ibintu bashingiraho ntabwo ari byo by'ingenzi. Niyo mpamvu hari ingo ziri gusenyuka zubakishijwe ibishangara, amashara, imbingo n'ibibonobono. None rero mbabwire mwiza kuduhindaho mwirwa bivuga ngo abantu ngo barashenye bashenye ubundi barubatse. Iyo umuntu ajya kubaka nibyo nababwiye ubushize, iyo umuntu ajya kubaka inzu areba ibyo azayubakisha, kandi kugira ngo inzu ikomere ugomba kureba kugura ibintu bitari ibishinwa. Sibyo? Nujya kugura urugi, hari urugi numva ngo nimba ari muvura iriya ntuza ziriya wabonye rwa rugi umuntu wese yarubonye aravuga ati kabisa uru rugi ni urwa mbere. Hanyuma rero ujye hariya mu Gakinjiro kambabwire umuntu wafashe muvura original akemera gahendwa magana ngaha akayarekura ku rugi rumwe na wa muntu wagiye mu Gakinjiro havese yagiye kugura urugi bararufashe rushaje rwaravuye ku mazu nkarindwi. Urwo rugi rwaravuye nimvuga gutyo byumva urugi ngende kwivugira mu kinyabupfura urugi rumaze kuva mu mazu nkarindwi. Sibyo? Hanyuma urwo rugi bagagufata bakarukuba, hari ukuntu barukubisha umuseno. Hari akabati mperutse gukoresha ndavuga ni ngaho uziko nagasubiza ku isoko agakuba ubundi agashyiraho verine akagira ngo niga ibyo biverine by'amabuno mubona ibyo bintu by'ama rimwe nemwe ugasanga nayo biyometseho turiya mukobwa ateye ne kandi ugasanga nayo yaguze y'ibihumbi 40 ingahe. Yego ibyo bintu rero ntabwo ari ukubaka. Iyo umuntu ajya kubaka kugira ngo inzu ikomere abanza kureba ibizubaka inzu, hanyuma iyo umuntu ajya gushaka ntabwo apfa guhubuka. Ni ukuri kugira ngo umuntu ashake urugo rukomeye ntabwo ari uguhubuka. Niyo mpamvu iyo urararuza nyine urararuza ukamubona aho ngaho bigahita birangira nyine. Ariko abantu barasenya barubatse koko umwubatse iki umuntu mukundanye mu gitondo nimugoroba mutangizanye umushinga. Siko ari umuntu wambwiye ati mbwira mpite ntega indege nze mu Rwanda atega indege dushakane simuzi. Ako byo bibaho nese nako yumva ubukwe bubero online ifoto ngiye nkaba ndi umugeni ifoto bakayishyira hangaha y'umugabo wanjye. Wenda ibyo bishobora kubera online kuko guhura byanze, ariko si umuntu mumaranye iminsi ngahe. Ibyo byo wabyemera se byo birakwiriye ku buryo ukora ubukwe kubera ikoranabuhingwa kubera ikoranabuhingwa aho rigeze. Ariko ngewe ijambo nyarumukuru nuko abantu ntibasenya ntibigeze bubaka. Nose mu masharire umuntu yagakwiye gukundana n'umuntu igihe kingana iki kugira ngo babane byibuze iki igihe ubona gikwiriye. Hari amahirwe nshobora guha umusore n'inkumi kuba yashaka urugo rwiza. Ni ibintu bibiri ibindi njye nifitiye ubwoba. Ikintu cya mbere kuba ushaka umugabo mwiza wowe umeze uti babara bakobeza nawe ni beza oya baburetse kuba urashaka umugabo mwiza nibyo umukobwa wanjye. Dushaka abana beza mama Charlene, dushaka abana beza witonda utazaguca inyuma utazaguha urushyi wowe umushaka urinde. Ndi umuntu nyine ndi umukobwa ubwo se umukobwa mwiza ushaka umugabo utazaguca inyuma kandi wowe uzamuca inyuma ukamuca n'imbere urumva ufite amahirwe yo kumubona. Hanyuma mbere yuko ushaka umuntu mwiza banza ube mwiza. Niyo mahirwe naguhaga yuko ushobora kubona umuntu mwiza. Ikindi kintu rero mbona Imana reka nkubwire mbona Imana yo mwijuri ari ishobora kuguhitiramo we. Abantu bafite ubugegera, abantu bafite ubugetura, abantu bafite ububandi, haraza akaguterekera amaso ati ndacyari umukobwa. Inka mama Charlene yakwikiyemo akajipo ubuzi nakwikiyemo akajipo nta muntu nzi ariko ni icyuki. Ese ubwo abagabo miliyoni bahora bakwandikira nyine reka nze nkubwire ubu nkanjye nkakubitamo akajipo sibyo n'agashati ngafunga rwose nkatambuka umusore yambona ngo abonye umukobwa sibyo. Kandi urabizi ko mbyaye gatanu ifuranga ifite imyaka 40 ingahe sibyo. Ni urugero yego arunkanze
hanyuma nazagera mu rugo yangeza mu rugo akamenya ko iwacu mpabyaye gatatu. hari urwo nzi rwasenyutse gutya. Iwacu mpabyaye kangahe? Gatatu. Wandambagije nakubwiye ko ndi umukobwa kandi ndi umugore, hanyuma ibyo utabasha kureba Imana niyo ibireba. Umuntu akubwiye ngo ni umusore, ni ukuri yakugeza mu rugo ugamenya ko yatandukanye n'umugore kandi mufiyasanya mukora ubukwe atarigeze abikubwira. Umuntu akagenda agapfurika ingeso ze akazipfurikisha Bibiliya, akabwiriza akanihanisha uti amina Imana impaye pastor, yaza kukureba ati ni wowe nzagwaho. Yakugeza mu rugo agafungura mitsingi agatangira guteretana n'abakobwa. Aha nicyo nkubwiye mw'abantu mwe, hari ibyo turebesha amaso yacu ariko amaso yacu areba hafi, ariko nayo arareba. Hari n'ibintu dukwiye kumenya. Nimba ngewe mvuze ngo ngiye kujya imbere y'Imana izanyubakira, zamu umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza, wowe uyigiye imbere uri umugabo mwiza cyangwa uri umugore mwiza. Niyo mpamvu ushaka guhindura ishana kunamuguha pe, ariko se ubundi kuko wayisabye. Ese Imana yaciyisabye. Ibi ngibi ntago nabyigisha abantu ngo mugumane ubugegera bwanyu ngo muzabona abakobwa beza muri amabandi. Nta nubwo nje kukubwira ngo uzabona umugore mwiza kandi uri imfizi y'akarere cyangwa y'umurenge. Gusa inama nakugira nimba ushaka beza banza ube mwiza. Nube mwiza hari ibintu byiza, hari ibintu nawe ukwiye gushingiraho ureba, sibyo? Yego. Hari ibintu ukwiye gushingiraho ureba, maze aho utabasha kureba Imana ikazakureberayo. Ariko nawe wujuje ibyo bintu, nimba koko nkubaze, nimba umukobwa akubwira buri munsi ati sohokana, sheri nkumbuye inkoko njyana, sheri ndumva ashaka n'ifi ni ukuri tujyane, sheri uzi ko inzara zanjye zatangiye kwandura, sheri repusi zaje mu musatsi. Ese ni bibi? Oya nyene se buretse sheri ibisuko. Ariko reka nze nkubu iyo nyatsi ihera mu gitondo, sibyo? Nkoreshereza inzara, nkoreshereza ese undi yakoresheje iryinyo ugakoresha ugutwi. Nubwo ushatse kuvuga iki mama Charlene? Shatse kuvuga ngo iyo nyatsi ujyanye izakwatsi gukureho nimba umuntu utamukoreshereza iryinyo ngo akoreshe ugutwi. Reka inyatsi ahantu hose sheri inzara, basi wabwiye sheri inzara umusatsi ukiyaranje. Ushatse kuvuga ari kujya ubikora uzi ko sinakuzi uri umumama uri umuko mwoguki ubuzi ko ntanazi imbura umukobwa cyangwa uri umumama. Ubona ndikize nta abakobwa uri icyucyo cyangwa uri umukobwa, ariko n'abamama bubu basa nawe. Mama Charlene barawitse. Oya ariko ibyo ngibyo nibyo naringiye kuvuga. Mama Charlene onge ndubatse. Yego uri umumama. Ndubatse. Ya we naho anabimukura ntacyo. Se ntuba waje kuyakorera. Ariko ego. Icyo navugaga. Ariko nanjye ibyo ngibyo narindi umukobwa. Sibyo ibyo nanjye. Kandi n'ubwo Mama Charlene bitavuze ngo nubwo nkora adashobora kubimpereza. Yabiguha. Ahubwo icyo mvuga umuntu ntimuri abana. Tuvugisha ukuri. None se ushatse kuvuga ko abakobwa baka abahungu amafaranga, none se mbabarire mbwire umusheri yabakumariye iki? Yabakumariye iki? Icyaha. Ariko se nkubwire oya kuba umusheri yabigufasha si icyaha, ariko sha ku buryo umubuza amahoro, ku buryo akora buri kintu cyose ahubwo iryaha ya shenete yo kukuguru iyaha isaha yashizemwo ibuye akugurira isaha, akugurira n'ibuye ry'isaha. Nicyo banishyura n'amazu. Hari abakobwa beza bari aho ngo bashinzwe kuba basa neza, bakajya ku mbuga nkoranyambaga bagaslayinga, urumva bakambara neza bagasohoka ibyo. Ariko icyo nashakaga kuvuga ni ukugira ngo ibyo ngibyo ariko kwaka ubyitege warabaye no. None se ni bibi? Okay, ngogira abasore inama bakora iki? Umukobwa umwaka buri kimwe cyose, umwaka buri kimwe kuva ku rukweto kugeza ku musatsi. Naharara wabagiriye na reka nkubwire umukobwa ugukosoma mutarabana agashaka ko ego agashaka yuko umugurira korogate ukaza no kumwoza amenyo.
iyo nyatsi nutayitondera azakwatsa nta n'ikintu uzatunga. Reka nkubwire ikindi tujye tuvugisha ukuri. Nimba umuntu hari ikibazo kiza ukabona ko kigo washakisha ese ataraza wabigenza gute? Hari abantu batajya baba n'uwo muhungu nawe turi bumurebe, umuhungu utibwiriza ngo agirire neza sheriwe kandi azi situation arimo. Sibyo? Yego. Nababariho. Uri kubyumva? Hanyuma umukobwa aratangiye. Ati sheri kwa gatandatu ndashaka inkoko. Kuwundi ndashaka iki? Ariko aka kuwundi sheri nkumbe brushete za zingaro. Buri munsi agahora mukoso. Kandi mashare hari nabo bafite akazi bakora. Ariko bakumva batakura amafaranga. Icyo ni icyanira cy'umukobwa. Iyo ni inyatsi ujyanye ubwo so ngo urajya ngo Imana imuguhitiremo, urajya ngo imukubwire ntiyamukweretse. Yego. Umukobwa uzahamagara kuri telefone. Sibyo? Ukumva ngo yageze hehe i Butare, ahamaze iminsi 2 utabizi. Uri fiance. Uwo mukobwa ugira ngo nabo umugore azakwaka uruhushya. Umukobwa ubundi umva ibintu ubibona kare. Nuse mashare nyine nari nakubaje ngo ni igihe kingana cy'umusore n'umukobwa bashaka gukundana mbere yuko bubaka. Reka nze nkubwire. Byibuze biga. Hari abantu bigirira amahirwe bashobora no kumarana n'amezi angahe pe. Byo sinabihakana bakaba babana kandi urugo rukagira gute rugakomera. Ariko abantu ntibagahubuke. Kubera ko warebye uwo mukobwa imico ye nibiki uyibonye atako kandi. Mwagiye mupfa kubanza namwe mukikoreshereza iperereza ryanyu ku giti cyanyu hanyuma mukanasenga ariko nawe hari ibyo wabonye. None se ngiye kukubwira ugiye gushakana n'umusore. Sibyo? Afite do ifaranga ni gutya. Wowe nta kazi ugira. Uri umushomeri iwanyu muri abakene. Sibyo? Umusore aricaye uje kumusura wambaye inkweto zo muri 81. Ntanareba ati sheri wanjye yambaye urukweto rubi ngo ahita gupfunda ati sheri uzaze nkujyana njye kukugurira. Nimubana akakugurira do. Wowe ni inyatsi. Yego. Umusore murakundanye. Sibyo? Yibera mu kazi. Sibyo? Mu gitondo nta mwiriwe. Saa 4 nta mwiriwe. Saa 7 nta mwiriwe. Hanyuma ngo fite sheri yarari mu kazi. Sheri utakubonera umwanya muri abafiyazi. Ni munabana do. Ahubwo tangira umenyere. Nuko nyene bizagoma. Ikindi. Umuntu afite amafaranga. Mu buzima bwe nta na rimwe aragufata ngo kujyana hano muganire. Menya ko n'ubundi uzaba umugore wo mu gikoni. Yego. Ikindi. Umuntu ntashaka ko kwerekana mu nshuti ze. Ntashaka ko kujyana iwabo. Ngo bakubone. Ntago presente ngo agupresenta akwerekane ko akwishimiye. Yego. Sibyo? Yego. Agahinda wari ufite ukibana nta fiance. Nubundi uracyagafite kandi umufite. Hita umenya ngo nubundi nubu umugore wiwe uzaba umugore umeze nk'utagira umugabo. Ubundi umuntu aba umugabo akiri umusore akaba umugore akiri umukobwa. Uri kumva? Nugi waba w'umukobwa kubasura ugasanga ikanya iri hariya akamamiyo kari hariya ameza yaraboze intebe zaranutse barumuna be barabinukije ubwo se hari icyo atakweretse umenye ko ni wawe ntuzamubaza ibintu byinshi numubwiye uti sheri nyereka muri toilette ukajyayo ugasanga amakaro muri douche na toilette yabaye umukara ugasanga toilette yabaye umukara ni wawe nuko bizaba bimeze muri make ukumubona nuko nta kindi gishyashya ariko ngo dufite abasore ngo bazabahindura n'abakobwa nzamuhindura ese wa mugane mu mashare ngiye reka nkubwire hari umuntu nzi iyi ni true story umva yashatse umugabo afite amafaranga mana yanjye umukobwa bagikundana yamwiziritseho urumva akamujya muca inyuma akamuzana abakobwa akamufata message avuga ati dore shaka kana ariko nzashaka urumva ibiki nibiki amwizirika ako akabimwereka arabibonaga kubera ibifaranga avuga ati ngewe wenda n'urugero afite titre iri hejuru bati byibuze nzitwe madame runaka
urumva final ariko byarangiye babanye uwo muntu ariko madamu runaka niyo yatahiye ariko nawe arabizi neza Mashare yarabizi neza ko nyine nta rugo rwiza azagira yaravuze noneho hari umushuti yabwiye ati mva nubwo ngiye niteguye divorce uwo muntu ugenda mu kintu akize wamubwira iki wenda kino kigana azakireba ndabizi umuntu ugenda mu kintu akize se urumva atari fresh umuntu mbabaza none urumva ibyo bintu atari sawa umuntu ujya mu bintu abizi ubanza bitamubabaza kuko aba abizi urumva ntago yari gutegereza amahoro kuri uwo mugabo kuko yarazi ko ntaya uwo niwe mwiza ahubwo umuntu ujya mu bintu atabizi niwe umbabaza undi rero yabonye ikiganiro cyawe aranyandikira arambwira ati Masharelene mana nge ndamukunda ibiki n'ibiki atari kosha ibintu yavuze ngo aranavuze ngo nawe nubwo yari yubatse yaribanaga ati nanjye mfite umugabo atari ko nukuri ko Imana agira ngo nta mugabo mfite ashaka kumara icyumweru ntazi yaba ubera icyo uvuga ngo ntago wamugira inama yo kwita avuga ngo ave mu rugo kandi wumva ko umugabo we n'ubundi atahaba batabana abayeho n'ubundi yibana uko biri kose umugabo wenda ubwo aragenda akagaruka impamvu ibintu byose turagerageza nibyo nakubwiraga yuko njya mu bintu byose byambayeho naramurwaje hanyuma iyo urwaje umuntu agapfa ntago ari wowe biba biturutseho iyo urwaje umuntu agakira ni umugisha kandi muri ubu buzima ibintu byose turarwaza iyo umuntu acuruje agahomba ntago ahita afunga iduka iyo umuntu acuruje abantu bakamwambura ntabihagarika muri make iyo uri ku kazi ukagira umukoresha mubi ntago uyivumbura ngo urahita ukavaho ibintu byose ni ukugerageza no mu rugo rero ni uko iyo ufite umugabo mubi cyangwa umugore mubi byose tujye tubivanga ntago uhita uvuga ngo kuko ari mubi reka muti ahubwo habaho kumurwaza nimba atita ku bana ubwo icyo gihe ntago ikintu ugomba gukora ni uko ugomba kubitaho nimba adahaha akaba adahahira urugo kandi afite amafaranga wowe iyo yafite uraruhahira ndetse nawe ukamuhahiramo yego mbese muri make namwubaha kandi ibi ndabivuga nko mu kirisitu nimba abafite uburwayi bwo kuguca inyuma abagabo bafite uburwayi buri wese agira uburwayi bwe hari umugabo ugira uburwayi buba bumeze nk'igicuri ujya kubona ukabona rwose akubise umutego umukozi wawe wo mu rugo waba utambutse muri saro ukumva mu cyumba rwambikanye ubwo ni uburwayi bw'igicuri bumufata mu minota mike yego nubwo igicuri babwita uburwayi bw'igicuri ugeze iriko igicuri se ko kigutura aho kibonye ushakisha no kugutura mu ziko ubwo rero abafite uburwayi iyo umufashe ugahita umuta ni ukuri kose ubumuhemukiye kandi ufite kumurwaza agakira hari abagabo cyangwa abagore urwaza bagakira ni ukuri hari n'abakize ariko hari n'abapfa pe hari n'abapfa kandi yapfuye apfe si wowe umwishe uba waramurwajije n'Imana irareba ikavuga iti yaramurwajije n'umuryango tumva ari amagore yaramurwajije n'abakuzi yaramurwajije iyo apfuye rero ntabwo bavuga ko umwishe bavuga ko wamurwajije ariko iyo arwaye ntumurwaje bavuga ko wamuhuhuye hari abantu rero batumva yuko nyine nimba uri mubi nimba ari uko nguko umeze agahita yigendera cyane rwose umuntu mubi ashobora kuba mwiza kimwe nuko umuntu mubi ashobora kuba mubi agakomeza akaba mubi ubwo kuri urwo ruhande rwovuga ngo nakomeza murwaze ni igihe kingana iki ku buryo wakumva ko birambiranye ukamureka agapfa hari ibintu hari umuntu upfa bakamuhamba akiyica sibyo hari igihe ubwe noneho agera na ya Mana yo mu ijuru kuko burya Imana ikunda abantu bihanganira bakunda n'abantu barwaza Imana bakunda kubi hari igihe kigera n'Imana yo mu ijuru ikavuga iti umwana wanjye ararushye pe erega njyemba mbabwira ibyo nzi ararushye kandi iyo urushye n'Imana irabibona ko urushye kandi amahirwe ugize iyo warwaje umuntu ntakiri agapfa bitaguturutseho uba ufite umugisha w'uko Imana izakubera amaboko muri cya gihe urugingo rwawe rutagihari uri kumva hari igihe Imana imushakira dosiye batandukanye
ese mashari ko bavuga ko gukora divorce ari icyaha. Reka nze nkubwire, gukora divorce ni icyaha. N'ubu dore ndi umweru ntimuzangweho. Divorce ni icyaha, sibyo? Ariko burya mu bakoze divorce iza bakoze icyaha n'abataragikoze. Abayikoze bose ngo ubwo nyine. Reka nkubwire gukora divorce mu ijuru, kuko hari ijambo rivuga ngo Imana yafatanyije ntakagira ugitanya. Gukora divorce ni icyaha, ariko iyo bigeze imbere y'Imana iza bayikoze n'abatarayikoze. Buriya hari abantu batuvuga ngo bakoze divorce, Imana yanabitegereza ikabona ko amasezerano yabo itigeze yazamo. Ubwo se umuntu Imana itigeze isezeranya izajya no kumubaza ngo kuki watandukanye? Nimba warifatanyije uzanifatanure. Umuntu wifatanyije iyo yifatanuye Ibinyarwanda biragwira. Umuntu wifatanyije iyo yifatanuye ntago bibabaza Imana, ariko abantu Imana yifatanyirije cyangwa abo yafatanyije. None sasa tuzabwirwa n'icyo Imana yafatanyije. Ariko so ibyo bintu biratureba. Nabi nyine urumva ko nyine bo bakoze icyaha, bo bazabibwirwa n'icyo avuga ngo ngiye gukora divorce kuko twe twarifatanyije. Ngewe ndashaka kubwira abantu ngo ibibazo by'abantu ntibibareba. Mujye mureba ibibareba. Nago urabakira ngo bajye bareba ibare aho ndara cyangwa baramena umuceri wanjye ko muzi kwirirwa mumena imiceri, baraza kubena umuceri wanjye baza aho nkubika. Ibi bintu ndi kubwira abantu sibyo? Nimba mvuze ngo divorce ni icyaha, simpita njya ko bazikoze ngo uriya ngo ntazajya mu ijuru, ngo uriya yaradivorushije. Hari ibintu bizwi n'Imana. Imana yo yaremye abantu, izi n'imibanire y'abantu ko babanye nuko batandukanye. Ibindi byo kujajinga ni yibizi. Ako kazi nizakajyamo, kuko niyo izi abo yihurije ubwayo. Kandi abo bantu nabo barabimenya, naho baba batarabaye abarokore ngo hagire ubahanurira. Iyo bahuye nayo, iyo bahuye bakabana, barabimenya ko babanye. Niyo batandukanye barabimenya ko batandukanye. Niyo bahemukiranye barabimenya. Kuko reka nze nkubwire, hari abantu babizi bo n'imitima yabo ko bahemukiranye. Nta wundi muntu bizimo, kuko uyu muntu witwa umutima, uyu umutima uraregana ukakubwira utari kurahatwitse nubwo ukoze divorce. Hari n'undi yikora ubuzima bugakomeza. Ibyo kuvuga rero ngo tuzabamenya gute turabashinzwe. Nk'ubu njyaho ndari joro muhangayike, ese ntuza divorce yakoze iremewe cyangwa ntago yemewe? Birakureba. Ntago bikureba. Abatandukanye bishaka n'abatanatandukanye itabishaka ntibikureba. Ujye ureba ibikureba. Uri kubyumva? Ibyo rero ngo ubunye gusubiza ngo tuzababwirwa n'ibi se birabareba. Kubimenya ko basezeranye kubera Imana ntibikureba. Aka kazi tukarekera Imana, twe gufata abantu ngo tubafatanye n'ibintu banyuzemo tutazi. Uri kubyumva? Uri kumva? Yaciyemo kugira ngo akore. Oya, nta nubwo bizi ko Imana imufata nk'uwabanye n'umugabo cyangwa nk'uwabanye n'umugore. Hari igihe umuntu agenda akiyeranja nyine nkuko biyeranja nahoze mbivuga, hanyuma ukabunguka imbere y'Imana uti rwose Mana wambabariye rwose, ugasaba ibibazo uti noneho ntago nzongera kurya umunyu, mbabarira noneho nkugireho umugisha ntabara. Hanyuma ntidukwiye kubacira urubanza, kuko ntitugira ikuzimu ngo badivorushije tubajyaneyo, ntitugira n'ijuru ngo bazisaziyemo tubajyane mu ijuru. Ahubwo wowe usaziye mu rogora, wowe utararutaye, wowe ubanye n'umugabo, mubanye muti? Erega muzi ko Imana itabireba. Mubanye muti? Wowe watandukanye, mwatandukanye gute? Hari ibintu dukwiye kurekera Imana gusa. Ntihakagira umuntu wifuza kujya kuvuga ngo ndasinyuye kandi wari warasinye. Niyo mpamvu nabwira abasinye ngo nibitonde. Ibyo basinya, ibyo musinya nujya kurahira ngo tuzatandukanwa n'urupfu, ujye ubanza ugaragura ururimi karindwi. Iri jambo mwararikinishije, iri jambo murarikinisha. Umuntu wese aragenda akabunguka iriya nemeye kuzabana nawe tuzatandukanwa n'urupfu. Iri jambo murahirira imbere y'Imana rizabakoraho.
Nese mumashaririza bakoraho gute mbere yuko barahira bajye banza bamenye ibyo barahira ibyo ari byo ritabakoraho gute nemeye kuzabana nta gake ngemere imbere yande y'Imana wanze waranasezeranye igikobwa cyanjye sibyo ngemere imbere y'Imana n'imbere y'abantu twaba tubyaye tutabyaye dukennye tunakize ampaye urushyi ampaye na bizu sawa nemeye nta gahato ibintu wemeye nta gahato ngenda ndashaka kubwira abajya kurahira bitondereye indahiro hanyuma iyo abantu bagiye kuyobora igihugu ntibarahira iyo batandukiriye bigenda gute ntibahanwa ngewe nabwira abatarahira utarakanika uzakamanika byanga bikundi hari ahantu mbona hameze nk'iwabo wa twese hari ibintu utakwepa kandi nimo nakuka umutima rata ariko ujye ubanza ubitekerezeho mbyaye ntanabyaye ubanza ubyicareho ruriya rupapuro ba pasiteri mujye murubanza murubahe barumarana ukwezi uru rupapuro rw'indahiro bajye barubaha kumwe babigisha umubano ujye ugenda urupfukameho ijambo kurindi uritekerezeho tubyaye tutanabyaye wa mugabo we ubanza urebe uti koko hakuzi ko muvuga ibintu mukajya ngo ntimuzishyura ubu ngewe nyangira Imana sinigeze ndahira ego turatugamba mbona ko kamanika ntago narahiye shakara akabako ntago narahiye ngewe reka nze nkubwire ariko ushobora uragifite kunahise yewe kankubwire sibyo se hari n'abantu batarahiriye imbere y'abantu barahiriye mu mitima yabo ari babiri Yesu undi ujya kurahira hariya mwabanje kugira indahiro zizakora ku bantu ubutaha ndashaka kuzigisha abasore birirwa babeshya ibintu bazakorera abakobwa nitubana nzakugira gutya nitubana nzakubera mama mwana agerayo ntakubere na mukaso nitubana nzakubera papa mwana agerayo ntabe na so wanyu impamvu mbwira abantu ngo bitondere indahiro nuko ngo ndahiriye ngo nemeye nta gahato hato wowe kubwawe byishakiye tu ruriya rupapuro bajye barubanza barubahe ariko mujye mufotora fotokopi mubanze mu rujyane sibyo uko uhiga amajyambere undi ahiga inkwano undi ahiga ya sare ujye ukubitaho inkweto higa uvuye ujye ubanza ukubitaho akajisho nimufatanya n'umuyaya koko tuzatandukanwa n'urupfu niyanga kumpahira tuzatandukanwa n'urupfu nampisha konteze tuzatandukanwa n'urupfu koko nampisha umushahara tuzatandukanwa n'urupfu nisanga ageretse ukaguru ku kandi n'agakobwa muri saro yanjye we tuzatandukanywa n'urupfu ako mashyari ibintu uvuga ni ukuri muri umugabo nkanjye naza hano kuri kamera kubeshya ibyo ni ukuri bareba ukuntu babyiga wijya ko no izi ndahiro nizo zizakora ku bantu niyo mpamvu ntibazitorera hari abantu Imana izababarira barahiye mu bujiji no mu kutamenya ariko nk'abarokore mwabarokore mwe abarokore muba mu nsengero mwavuganye n'Imana mukayisenga ikabaha abagabo ikabaha abagore ukabubitsa amakuru yuko ariyo yamuguhaye ukajya gusinyura shado nakazi kawe dore wowe ntaho uhuriye na John ntaho uhuriye na Murekatete bahuriye inyamijosi wowe mwamenyaniye muri korari wowe mwamenyaniye mu byumba by'amasengesho mwamenyanye mukorera Imana ntago dosiye zanyu ari zimwe izi mpapuro mujye mukoresha fotokopi ari mu murenge ari mu rusengero mujye muzibaha bazitahane hamwe biga umubano babanze bazisubiremo ndarengana irandahiro nta mikino abantu benshi zizabakoraho kandi n'ubu nabasazi ararahira bikanga neje agasubira yagapfa guhita ashaka guhita asubira yo kurahira
ewe byivuga nuko iyo biba byoroshye natwe nanjye umva mbyaye impanga ebyiri nari kongera nari kurahira sibyo ntago byoroshye tararatangi ntago uzigera urahira mama ntago uzigera urahira kurahira si icyaha ahubwo abantu bajya barinda indahiro barahiye ubitekerezeho ndikukubaza kuko uri kubabwira dore imitwe eske wowe urambaza iki bizagenda gute uzabaza nawe ubitekerezeho nzabikubwira igihe cyabyo nikigera nimba kizabaho ikintu se kitazabaho umugore mwiza nkawe barareba so njyewe nitinye irandahiro niyo mpamvu ubona dore nagumiwe irandahiro yanteye ubwoba urushyi nariye nararwumvise ubugome bw'abagabo ndabuzi ngende ndahire bwa reka data ngewe nadoshwe nanze kujya kurahira ishwi byajya kurahira ibintu bizankoraho ubu barabisigirije barabisiga ntacyo bitwaye divorce mu nsengero umuntu aba ari apotere amaze gutandukana n'abagore batatiriya ndahira izabakoraho akarahira inshuro 3 ntabwo bafite oya bira bintu ni danje aya oya nyine mpamvu ndi kubwa batararahira ngo bazajye barusoma za message iri gucatingana na sheri mu rucuku ujye ushamo umwibutse uti shu nawe wasomye muzajye kurahira ibintu mwiyemeje ku buryo uzagenda utinjye umugabo wanjye nimusangana n'umukobwa nzihangana ugende wihangane nanagukura iryinyo abigusaba erega uba waravuze ngo nzamwihanganira muri byose cyangwa se uzavuga uti ngewe nankubita nzamwishyura naca inyuma nanjye nzamuca inyuma ariko niko bisigaye bimeze niko bimeze ntabyo mvuze sinsubiyemo ubwo rero urumva ko no kwitonda sibyo ngewe rero se napfa kukamanika mbitekerezeho ubusugwa magaye ninde ni wa wundi mugiye kukamanika simubona oya nge ntago nakamanika da oya ariko uza kukamanika ntacyo bitwaye ariko abantu bajye biyemeza ibyo bazashyira mu bikorwa kandi ubu hari ibintu byateye nimba wemeye umuntu umwemerane n'ibyo byose none se reka nze nkubwire umuntu umujyanye ari urukara n'umugezayo urashaka ko aba inzobe iyo ujya guhiga inzobe umuntu umujyanye yifitiye ibiro nk'ibyo afite uri kubireba iyo ugira ikibazo ari kubanza kumushyiraho metero cyangwa ukajya kumupimisha ku munzani ukareba ibirapima sibyo nimba ujyanye umuntu afite amazuru angana uko angana n'umugezayo yamuhore kandi warabanje kuyareba ujye ubanza ureba umutwe we ureba amatwi nimba ahantu hatereye ariho ukunda ureba amaso nimba uko areba biri ku kigero wifuza ureba ibirapima nushaka ujye umupimisha n'uburebure ujye ushyiraho metero ariko ujye umwemera umuntu umwemerane n'ibye kugira ngo umuntu umugeze mu rugo utangire uvuge ngo taye ye ntuyikunda nimba utayikunda iyo ujya guhiga taye washakaga umuntu ashaka kuvuga ati rero wabyibushye hari ukuntu wagabanyaho gatoya ikintu bitwaye ubundi ikintu sheri wawe akunda waba uri umugore cyangwa uri umugabo ibyo ni ibintu byoroshye akubwiye ati dore wabyibushye ndashaka umere gutya wagenda ukagabanya ibiro yego ariko nawe navuga ngo iyo nda yawe ni nini uzagenda uyigabanya ko nuba bitoroshye kubaka mu masharire kubu ngubu abakobwa b'ikigiye ko basigaye batinya gushaka ntabwo n'abakobwa even n'abahungu nabo baratinya kubera ko ibyo bari kubona umuntu arashatse nyuma y'amezi 6 masharire aruvuyemo sibyo mu kwezi kumwe aruvuyemo bararara barwana reka nta byishimo mu rugo nta gusekana hari abantu baheruka guseka n'abagabo babo bagiteretana urabyemera yewe ndabizi none se ubwo ngubwo niki turi kwereka abakobwa cyangwa abasore bitegura kurushinga niyo mpamvu usigaye ubona ntago abakobwa gishaka gushaka nteri ndambyare ubwo bugetura ubundi yego ndera umwana wanjye hari ikintu abantu bagomba kumenya ntago bakwiye gutinya ubu se umuntu iyo umuntu yakoreye perima gatsindwa ntasubiramo
iyo umuntu se yagiye gukorera diplome ntayitahane ntasubiramo muri make iyo urasa amahirwe ya mbere ushobora kubona ya kabiri kandi abantu bose ntibahombeye rimwe bajya gucuruza ntabwo abantu bose bagomba kubaka ingongo zizemo ibitwenge kuko n'iyo abantu bagiye kurangurira rimwe ntabwo barangura kimwe ntibacuruza kimwe ntibanunguka kimwe nta bantu bakwiye kugira ubwoba bwo gushaka hoya rwose wowe ushobora kuzashaka ugashaka nk'abantuza nyine babandi umubona babanye neza nubwo hari abaza kubitwereka kuri kamera ko babanye neza kandi baje yego oya ntago hako se mwamujya kureba uko byifashe mu babaza kutubeshya ukibaza kutubeshya kuri kamera se ukora ibintu wagiye mwabuza akazi umva tugomba kujyayo tukareba amaherezo muzanajyayo tuzajyayo ariko tuzatubaza abakozi babo uko bimeze bari abakozi nibo ariko yanakubeshya abakozi ntango ari beza bose ubundi abantu bagomba kumenya ko bagomba kubaka ibyabo bitari ibyantuza kandi umuntu niyumve kuko ntuza yashenye ariko ntuza zashenye ntabwo bari kwibyarira mu ngo bakavuga ati akengeye gushaka appartement nk'ingiyi nibyarira umwana wanjye mfite akazi keza mu mashari narone udakunda stress urumva hano udakunda stress ibyo bintu nyine bahari ababikora ariko nabapagani wabagira ikihe nama nyine wowe nk'umuntu ufite abakobwa wamubaye indaya ese wajya kumwa ngo ribyarira kana ubyara kana ariko abandi ukababyarira muri wese hanyuma iyo ukomeje kurarana n'abagabo kutazabireka ibyo bintu iyo ni imyanzuro y'abazimu ntabwo izo ari imyanzuro y'abakobwa bafite indangagaciro uravuga ngo uzibyarira akana hanyuma se uzahita aho kuryamana n'abagabo niyo ibyarira akana reka tubyemere ariko ntazongere gusambana nese kwigira ntabwo kugira gute ni iby'abapagani genda kwifungisha ye baba we iyo ni iyindi session ibyo si n'ibyanjye n'iby'abasire n'icyaha ibikize nicyo nyine kwifungisha kugira ngo utabyara ugahora usambana ariko ahubwo simba udashaka kubyara waretse kuryamana n'abagabo kuzaho umwana aturuka iyo ni imyanzuro ya gipagani nta n'umuco urimo ariko nta n'umuco urimo ariko icyo ngicyo nibutse ko twanakivuzeho kwanza twakivuzeho uri kutubwira ukuntu ndabyibutsa abantu bitinya gushaka abantu nimuhinduke namwe mube beza hanyuma mushake abeza hanyuma munasenge imana igufashe yego kandi abantu nibarwazanye mu ngo zabo umugore arwaza umugabo umugabo arwaza umugore nakira muzubakana napfa muzatandukana kandi nta rubanza ruzaba rukuriho kandi ntanga muzamuciye amabere yes mwabyumvishe mu masharene buri munsi tugirana ibiganiro byiza cyane byiza pe murabizi nimba abantu mutigeze mureba cya gice cya mbere ndagishyira muri link muzakirebe kugira ngo dukomezanye sibyo mu masharene mbari ikintu ushaka kongera kutugezaho mbari ikindi kintu wenda wabwira abo bakobwa cyasaba mama cyangwa se reka nkwibarize hari ubuzima buri hano hanze mashere buragoye noneho abantu ntago bagishaka kubohokera bagenzi babo mashari ngiye mfite ikibazo Diana ngo mbe nazambwira mashari bimeze gutya na gutya ngira inama ngiye nkabigumana kuko nshobora kubikubwira ukabivuga depression ikanyica nk'umuntu yifungiranye mu cyumba ari wenyine abo bantu barahari ndabizi yifungiranye mu cyumba ibintu byaramucanze nta minervale z'abana nta byo kurya nta kinyine ubuzima arabona nta ejo hazaza nk'uwo muntu nirihe jambo ry'ihumure wamubwira njyewe ikintu ushaka kubwira abantu nuko bashobora gushaka Imana bikiri mu maguru mashya naho ubundi bazarwara imitwe baturika imitsi yo mu bwonko cyangwa bajya kunywa imiti y'abarwayi bo mu mutwe kubera ibibazo ikintu ushaka gushishikariza abantu ni ugushaka Imana kuko hari ikintu nabonye ku Mana Imana ifite ubushobozi bwo guhagarara mu cyuho cy'ibyo wabuze nabo wabuze ikigwatiriza y'ubwayo mu mbaraga ifite iri mu ijuru kuko niyo irema abantu ikaba yabana nawe mu kibazo ukakivamo kandi kitaguteye uburwayi yego Imana ishobora guhagarara mu cyimbo cy'abavandimwe yahagarara mu cyimbo cy'umugabo cyangwa cy'umugore Imana yahagarara mu cyimbo cy'abantu ubwayo ikigwatiriza ku buzima bwawe ukaba waba umuntu muzima udafite aho ubivoma yego
ukaba umuntu ufite ikinyabupfura utaragitojwe, ukaba umuntu wiyubaha kandi utarabyigishijwe, ukaba umuntu ugira neza kandi nta wabikwigishije, ibyo uvoma ku Mana, gusenga, kubana nawe no kuyiba hafi bikakugirira umumaro. Niyo nama nagira abantu ni ukwegera Imana, kuko ninkubwira ngo uregera abantu. Ko ari umuntu usenga akabura igisubizo akibaza nimba Imana ibaho, abo bantu bibaho mu masharene. Uwo muntu usenga akavuga ko Imana itariho, ikibazo si Imana, ikibazo niwe. Sibyo? Kubera yuko gusenga Imana ugomba kuyizera. Yego? Ugomba kwizera ko Imana iriho kandi ntuyizezwe n'ibyo wabonye, ukizera gusa kwiriho. Bikoze itanabikoze n'Imana. Yego, ahubwo abantu bafite ikibazo cyo kuza gusenga Imana bayishakaho ibintu, kandi nayo yamenye ubwenge. Ubundi ntabwo ari oya si ukuvuga yadufatiye imyanzuro. Yadufatiye imyanzuro y'abajya ataba abantu. Iyo cyamunara zaje niho baza, iyo abagabo babataye nibwo baza, iyo bahashonje nibwo baza, iyo ibyago byaza nibwo baza, iyo ari abashomeri baraza babona akazi nkababura, iyo bagumiwe baraza babona abagabo bakanta, iyo batarabyara baraza nabaha abahungu n'abakobwa bakagenda. Aba bantu rero bavuga ngo babuze Imana ni bamwe baje kuyishakaho ibintu, nayo rero isigaye ikubita umubare, isigaye iz'umubare ubu kugira ngo uyibone, iguha nayo kondisiyo. Ariko abantu baje kuyishaka koko bakayihebera, ho yavuga barayibona, twarayibonye, ahubwo twarayibonye ntibakayibeshyera. Kandi natwe aho twayiboneye ni nkaho abo bari twabanye, twabanye n'iyi Mana, turayibwira ngo aha byaranze, aha biranga, tugiye kwibanira nawe, uzana twijyanire mu ijuru. Hanyuma itubonye tuza iravuga iti mwaje wese, none yavuga iti si no mu ijuru gusa no mu isi ngomba kuhababesha. Ubwo rero biza kutubeshyerera Imana nibatoke. Nta kintu wanababwira. Ikintu nababwira nibaze kuyireba bataje kuyishakaho imvange, nibakunda Imana. Siguhaye byaba biri. Ugomba retse nkubwire, abantu bagomba gukunda Imana nk'Imana yo gukundwa icyo gusa. Nayo yakureba ikavuga iti uyu muntu ankunze ntacyo muhaye. Ujye utinya umuntu gukundira nk'ubu ngubu. Hari igihe abantu umuntu agukunda abantu bose bakwanga. Wamureba uti uyu muntu ankunda nta nicyo yashingiyeho, shingiye ukuntu yankunze abantu bose banyanze, uyu ni wo nkunda. Sibyo? Ariko buryo umuntu nk'ubu umuntu uri kunkunda, ubundi gihe ndimo nicyo gukundwa, nta gashya yakoze, ariko Imana imuha umugisha. Ariko mu myaka itambutse hahandi umuntu wese yanyangaga, niho nari nkeneye unkunda. Sibyo? N'Imana rero yacu urayikunda ikamenya ko wayikunze, kuko nimba Imana iguhaye ibiryo uti uri Imana, yavuga iti reka nze ndebesha urukundo nkundi, ikaba yubitse imbere, nta n'ubumana ufite. Ibyo rero ntabwo ari byo. Abantu nibaze bakizwe bashaka Imana, kuko niyo isigaye idufitiye imbabazi. Yego. Wow, mwabyumvise rero ni message nziza, nanjye ndabikunze. Shaka Imana. Ubundi mwarasenze mu buriki? Mubona warasenze uburiki? Nukuri kuko nanjye ndi umukristo dakije. Erega gusenga nukudepoza, kandi iyo wadepoje utegereza igisubizo n'urukundo. Niba ujya gushaka gitifu ukamurindira, wajya gushaka mudugudu ukamurindira, wajya gukenera polisi ukayirindira, ariko Imana urashaka ko mukubitana saa 2 ngo uhite uyibona, barakubeshye. Ariko uramuntu ntari kwerekana amaguru yanjye buriya si meza se? Se nimba ari meza ni ngombwa ngo nze kwerekanye se bitwa umura nagari nka cyagiye nka yaje po wateje ambutiyaje. Oya reka tubivuge, ndaza kubereka aka video kateje ambutiyaje. Doramatse mashaye cyakoze teye neza mama. Usujya ngo nkubwiye ngo merci ngaho wimbwire neza merci teye neza mama. Merci urakoze. Aha ibyo nibyo nashakaga sibyo? Nukuri je ntarwo nenze kufite amataya ngana kuri aho garukiraho bavuze ibintu. Oya reka maze ngiye nsoreze kuri akagaka.
nuramutse oya ndi kuvuga ibuno n'amati oya umva nyine ahubwo mu rugo ahubwo ndavuga ati sinzana gutumira ngo nkubone sawa kuko ntago dukorera mu rugo rwawe honyine sibyo ya hanyuma rero ndaza kubereka ako ka video mukarebe murebe umwana uhiye bakabona se barunga nyine barabireba barebe niki ndabazi ndanagafite se ahubwo ariko urakama okay yes hanyuma rero twatugeze ku musozo karagaciyemo nge nkunda kuderanja rimwe na rimwe ntago uramenyera ndakubonye ya rero reka dushimire buri muntu wese uzi ko yarebye ikino kiganiro agafata umwanya n'ukuri harimo amasomo ku bantu bitegura kurushinga ku bantu bubatse cyane ko ari byo bibazo byugarije isi sibyo kuko nyine ni n'umuryango kandi tuba mu muryango tuva mu muryango ubwo rero umuryango utameze neza nta mahoro nta n'umutekano nta niki nyine biba bihari ya reka rero tubashimire mama CHARLENE tuzongera tumuzane sibyo mama CHARLENE yego nta kibazo reka rero tubashimire na mama CHARLENE nani bafite icyo babwira ubundi twigendere njyewe mbifurije umwaka mwiza kandi mbifurije kuba abantu beza abantu bajye barwana intambara zo kuba abantu beza ku buryo uzajya umara umwaka n'ubura umaze umwaka uvuga utuye umwaka nzi neza ko nta muntu warize ku bwanjye nzi neza ko uyu mwaka nta wigeze atera ivi hasi ngo andege ku mana tuba abantu beza pe nitudafite akavuga umuntu masengesho ngo yarambabaje oya umuntu ashagwa none se iyo uje ukarira imana ntirobanura amarira warize utavuga umuntu burasi ngombwa ko umuvuga nese ko imana ifata amarira ikayabika mu icupa ugira ngo abayakurijije ntigira aho ibabika yego mbese abantu babe abantu beza umuntu nutagira icyo umumarira ariko ntukanamugirire nabi nutagirira umuntu neza ntukanamugirire nabi umuntu nutagira icyo umuha ariko ntukanamubuze kugira icyo abona tuba abantu beza nutagira icyo uha umuntu ntunamubuze kugira icyo yibonera hanyuma amaterime yo kumena imiceri tuyihorere umuceri urahenda tuba abantu beza kandi uba umuntu mwiza kukijijwe n'udakijijwe uwo muhuye n'uwo mudateze guhura ujye uba umuntu mwiza kuko kuba umuntu mwiza ni ukunyanyagiza imigisha hari igihe kigera mu minsi myaka iri imbere ukajya unyerera mu bintu utakubibinura bije gute bije kubera ko wabitanze cyagihe utari ubizi kandi tumenye ko no kuba abantu babi nabyo tuzajya tunyerera mu byago ndetse n'abana bacu bajye banyerera mu bintu batazi batagizemo n'uruhare kuko ba papa na ba mama babaye abantu babi yego okay thank you so much guys see you next time bye